We will swim every ocean, we will cross all valleys and plains, we will climb every mountain to cover you. Ja Rastafari, we believe that everything is possible and impossible is nothing as long as we stay together. My friend, everything is possible. Remember that this is Homeland 17 for everything, for everyone and for everyone. Let's get together. It's amazing day. It's amazing to celebrate Bob Marley life. So we are with a Rastaman, of course, in the front of your eyes, in front of your screen. I give it a American Homeland 17 TV. So n'abantu beza, n'abantu basobanutse turi mu bihe byiza cyane. Of course, turi kwibuka Bob Marley. Niyo mpamvu dufata zimwe mu mfura cyangwa se zimwe mu ntare mu by'ukuri ziba zifatanyije n'abantu kugira ngo nibura twifatanye nabo kubahiriza uyu munsi. Ndatangira mbaha ikaze, umwanya n'uwanyu papa. Yego zamura ijwi. Murakoze cyane. Yes. Amazina nitwa Nagirutimana Shadrake, intare nkuru muzini. Wow, that's so good. Now tukijeza papa. Rastafari, a man called Booze Wine. Yeah. A conquering lion of Judah. And I ever living, ever shoot. Yeah. My Rasta people out there, you know that we got love and we love each other as Jah love us. Man ishimwe kuba twagize umunsi mwiza wo kwibuka Bob Marley. Yes. Mu gihe yitabye Imana ari benshi bari kuvuga. Rasta abantu benshi bakuraniye hanga koze ndi kubaganiriza nk'abahanzi babigize umwuga. Umuziki icyo nakita umuziki ibijyanye n'ibihangano byanyu of course nibyo mukora mwataramiye abantu kuri hotel Classic Hotel ngira ngo abantu babibonye. Twabonye abantu b'ingeri zose, abazungu, abirabura, of course baturutse impande enye zise. Bivuze iki ku buzima bwanyu? Ikintu bivuze ahanini tugenda duhura n'abantu benshi. Abo twaherukaga kuri Lawrence umwaka ushize ni ukuvuga 2025 ariya mu mujyi wa Kigali, ugasanga twongeye duhuye uyu munsi. Ikindi kintu biba bivuze kwibuka Bob Marley ku nshuro ya 45 aba ari ikintu gikomeye cyane kubera ko Bob Marley niwe twita cyangwa se twitirira umwami wa reggae. Okay, good. So kuvuga impamvu twizihiza uyu munsi umunsi yitabye Imana, ariko si ukuvuga ngo Rastaman yarapfuye oya, yarimutse. That's so good. Yego urakoze cyane. Hanyuma rero wowe bivuze iki, gira icyo tubwira nawe? Icyo bivuze kuri njyewe, Bob Marley ni umusaza, ni papa wacu. Icyo nibuka ni uko yadusigiye ibintu bitatu. Yadusigiye urukundo, kubana no kumvikana no gukundana. Ibyo bintu nibyo yadusigiye. Kuri uyu munsi rero tuba turimo tumwibuka, tunagaragaza ibihangano byacu, tugerageza gushimisha abarasta bose aho bari, kugira ngo tukomeze muri iyo njyana y'urukundo, ubumwe no kubana. Yego Rasta, nkeka ko kuri iyi nshuro Nati Dread nakita nka papa barasa muri Afrika mu mbabare dukoresheje ijambo aruhukire mu mahoro, Imana mwakire mu mayo. Ntabwo hari uyu munsi. Yego iki cyo ese nawe muzamukiraho umunsi wo kumwibuka cyane cyane ko nawe n'umurasta ku rwego rwe, cyangwa mwiziza Bob Marley gusa niyo mwibuka? Nati Dread yari umurasta, kandi umurasta mwiza, yari umurasta watozaga abandi imico myiza cyangwa se
kubaho kirasta neza Yeah. ati dread imana mwakire mubayo Yes. yatuvuye nanjye hari icyo muvugaho Nati Dread ni umusaza nawe twibuka kandi dukunda cyane yaranadutaramiye mu matora y'umusaza 2003 yaradutaramiye turamwibuka cyane aduha impanuro mu by'ukuri rero mu rwego rwo kumwibuka n'ubundi iyo twibutse kuri uyu munsi kuri itariki ya 11 nawe dukina indirimbo ze nawe tukamwibuka hari Nati Dread hari Lucky Dube hari ba Alpha Burundi abo bose turirimba ku ndirimbo zabo tunabibuka tuba tubazirikana muri rusange. Hanyuma rero wenda turi kugera tubona ku musozi wa interview kacu tuba dufite utuntu dutoya cyane ariko ndagira ngo munsobanure ese mu by'ukuri Lucky Dube we mumwibuka ku itariki ya kangahe niba ubyibuka neza? Lucky Dube tumwibuka ku itariki 18 z'ukwa 18 z'ukwa 10. Yego nawe muremeranya? Nanjye ni nka gutyo. Good. Ese mu by'ukuri ubona umuco wa Rastafaria ku isi ufite icyo nakita indangagaciro zatuma ikiremwa muntu kigira imibereho myiza cyangwa I don't know say something? Musubize ngewe agatonga. Yego. Kiremwa muntu cyangwa ikiremwa cyose muri rusange Imana yabashije gushyira ku isi. Yes. Kishima iyo cyumvishe music. Nanjye icyo mbivugaho ikiremwa muntu kishima kubera music kandi iyi music ya reggae hari ikintu yahinduye cyane ku mateka twumva neza message yatanzemo abacakara ukuntu bakoronijwe impinduramatwara ibyo bintu rero byagiye bituma ubutumwa yatanze bukwira ku isi bituma abantu bayikunda iyi njyana ya reggae bayumvamo amateka ndetse birihuta cyane. Turabashimiye ko mwafatanyije natwe mwambwirutse muri kamera dusezera kugira ngo abantu babone ko mu by'ukuri tumeze neza. Ngaba rero abarasta bamwe bari bitabiriye umunsi mukuru kose turakomeza amazina ngewe nitwa Debu. Byagera kuri stage bakunze kunyita Debu, byagera kuri stage bikaba ibindi bakanyita Booze Wine. Nanjye banyita Check Bala na Booze Wine. Turashimye mugira amaraturuka ku mazi. Booze Wine. Yes papa. Booze. Cut up. It's all like in a head. Pussy whining at the club and we playing hallelujah. I stop and challenge you, walking on the shore. I'm trying to concentrate, my mind was too less far. They tried because I love you, fix me up and back. He can when I look at you, all I fall in love. You know that you look so fine, cause I wanna make you mine. I want to be with a woman just know that I'm only in it. Who can ever like I get? So just let me be with a woman just alone. Baby girl,